turagusabye kugira ngo ituze mwami wowe uvuge mu izina rya Yesu Kristo. Ducecekesheje imbaraga z'umwijima, twirukanye gukora kose kwa Satani mu izina rya Yesu Kristo. Turaretse Imana atari Umwuka Wera kugira ngo hagati muri twe. Urakoze kudukunda, turagushimye kuri bane natwe tugukomeye mu izina rya Yesu. Amen. Yambwiye ko ntacyo bizaba turi kumwe nayo, naho nawe imisozi yakura Imana yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nawe imisozi yakurwayo Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nibyo kandi twatangiriye tubabwira, ntabwo Imana yakuremye ifite gahunda yo kugira ngo utsindwe. Ntabwo Imana yakuremye ifite gahunda yo gutuma uba mu mibabaro ubuzima bwawe bwose. Haleluya. Ntabwo Imana yakuremye ifite ibyo ngibyo. Ahubwo ijambo riravuga kuko turaba yageze yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, kandi iyo yiteguye kera kugira ngo tugire gute tuyigenderemo. Hari akantu kamfashije muri iki cyumweru, avuga ngo abantu bavuga ko bazi Imana ngo ariko imirimo bakora ikagira ni gute ubuzima bw'umuntu uvuga Imana gusa? Ni gute umuntu ufite ubuzima uvuga Imana bwakagombye kumera? Nibyo navuze ngo hari ibintu dukwiriye gusobanukirwa mu buzima bwacu, tukamenya Imana iyo ari yo, tukamenya icyizi, tukamenya icyo ishoboye, tukamenya n'icyo yashobora gukora. Haleluya. Ibyo ngibyo nubimenye, ndagira ngo mbwire ngo ubuzima bwawe buzahinduka. Ubuzima bwawe buzagira gute? Buzahinduka. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku kintu bita umuhamagaro. Umuhamagaro, ibimenyetso n'imbaraga n'amasomo bijyana n'iki? Umuhamagaro. Umuhamagaro byanze bikunze umuntu ku isi hari icyo uhamagariwe. Nakubwiye ngo impamvu uri, impamvu waremwe, si uko Imana yashakaga kuzatsindwa, si uko Imana yashakaga ko ubuzima bwawe buzamugwa hasi. Kuko iyo dusomye itangiriro tuhasanga ijambo rivuga ngo tureme umuntu mu ishusho ase. Reka mbabaza, dusa n'Imana kuri uruhu rw'inyuma? Dusa n'Imana he? Umwuka. Haleluya. Yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho. Ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana byashoboka ko watura muri wowe. Haleluya. Umwuka w'Imana uba muri twe, umwuka w'Imana uba muri wowe, umwuka w'Imana uba mu bagabo, umwuka w'Imana uba mu bagore. Kuko ijambo riratubwira ngo umugabo n'umugore niko yageze gute? Niko yabaremye. Reka mubaze, mukoreshe akazami gatoya, baza umutima wawe ngo umutima wanjye ese uzaba ikigwari cyangwa uzaba intwari? Baza umutima wawe ubaze ngo umutima wanjye ese uzatsindwa cyangwa uzatsindwa? Mutima wanjye ese uzaba icyo abantu bashaka kuba cyo cyangwa uzaba icyo Imana
Imana ishaka ko ubacu. Mutima wanjye, ese uzapfa utageze ku cyo Imana yavuze cyangwa uzapfa ugeze ku cyo Imana yavuze? Igisubizo wihaye nicyo uzaba cyo. Haleluya. Igisubizo wihaye nicyo uzagira, nicyo uzaba cyo. Hari igitabo narindi gusoma, mbona ikintu gikomeye Imana yerekeye umuntu ni ikintu bita self will. Bwa bubasha bwo gukora ikintu umuntu ashaka, bwa bubasha bwo gukora icyo umuntu yishakiye, ubwo ngubwo Imana yarabukurekeye. Umuhamagaro rero, umuhamagaro ndagira ngo nkubwire ngo buri wese kuri iyi si afite umuhamagaro yahamagawe n'Imana. Haleluya. Ejo nibwo ndirimba akaririmbo kavuga ngo naremye kubw'impamvu wimbaza icyo nicyo, aho kukibaza ukibaza uwagize wande. Agaciro kanjye ngo kabarwa muki mu maso, kandi ikiguzi yatanzeho ni kinini. Wari uzi ko ikiguzi watanzeho kirusha agaciro inka zose zo ku isi? Wari uzi ko ikiguzi watanzweho kirusha agaciro zahabu yose yo ku isi? Wari uzi ko ikiguzi watanzweho kirusha agaciro abakomeye n'amafaranga yose yo ku isi? Kubera iki? Watanzweho ikiguzi cy'amaraso. Haleluya. Watanzweho ikiguzi cy'iki? Cy'amaraso. Umuhamagaro rero byanze bikunze hari ikintu wahamagariwe. Wa mukobwa uri hano hari ikintu wahamagariwe, wa mubyeyi, wa mumama hari ikintu wagize wahamagariwe. Hari icyo wahamagariwe mu bwami bw'Imana. Byakozwe n'intumwa ibice 13 umurongo wa 2. Byakozwe n'intumwa ibice 13 umurongo wa 2. Haravuga ngo ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, umwuka wera yarababwiye ati mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo mbahamagariye kugira gute gukora. Ubwo basengaga Imana biyiriza ubusa, umwuka arababwira ati mundobanurire abangaba, mundobanurire abangaba. Iyo dusomye ijambo ry'Imana Yeremiya igice cya mbere, mujye munyihanganira amagambo menshi mba narafashe mu mutwe. Mundobanurire muri benshi, mu basore benshi mundobanurire uyu, mu bagabo benshi mundobanurire uyu, mu bamama benshi mundobanurize uyu, kubw'umurimo muhamagariye kugira ngo ntabwo uri impanuka mu buzima bwawe, ntabwo uri impanuka mu muryango wawe, ntabwo uri impanuka mu Rwanda, nturi impanuka muri Gaseke, nturi impanuka muri Gicumbi. Ndagira ngo mubwire ngo Imana yagutoranyirije umugambi w'ikintu nyuma, ndetse icyo kintu kirakomeye kurusha uko utabitekereza. Haleluya. Icyo kintu kirakomeye kurusha uko wagira ngo uzi. Imana nimba ibona hari imbere uzabwiriza abantu 100, abantu bangahe? Uzi ko kwihanganira, ikakwihanganira n'amafuti yawe yose n'ibibi byawe byose, ikabangu uyu nguyu ugiye kumwihanganira, ariko mfitiye umumaro ejo hazagira gute hazaza. Ugasindika kwihorera, ugasamarika kwihorera, ariko ikabangu hari igihe nzamufata. Nuko twese yagiye dufata, yagusanze mundobanurire aba kubw'umurimo bahamagariye kugira ngo uwo ni umuhamagaro bari bahamagariwe. Iyo dusomye uyu yari Barinaba na Sawuli, ariko iyo dusomye Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5 turasanga ijambo rivuga ngo nakumenye ntaragira gute, ntarakurema mu nda ya mama utaramusoro nari ngize gute, nari muzi. Mushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Reka mubaze, ubundi washyiriweho iki? Haleluya. Hari icyo washyiriweho mu izina rya Yesu.
dusomye Samweli wa mbere ibice 16 umurongo wa mbere, tuhasanga ijambo rivuga ngo ariko muzageza kurimira Sawuli. N'Uwiteka abwiraga Samweli arambwira ngo uzuza ihembe ryawe iki amavuta mutume kwa Yesaya, niboneyeyo iki umwami mu bahungu be. Ndagira ngo nyumve neza aka kantu, nyumve neza. Mbere y'uko Imana itoranya umuntu itoranya ahantu, yarageze gutoranya ahantu igatoranya umuntu izajyana. Haleluya. Ubu mbere y'uko tuza ahangaha agaseke yarabanjije ngaha, irangije kwaba natwe tugira ngo turahazi. Abo umwami wa Isirayeli wari uzi ko ari icyo Imana yagutoranirije, wari uzi ko ari icyo Imana yaguhamagariye muri uyu murimo, wari uzi ko ari icyo Imana yaguhamagariye gukora. Rero iyo iguhamagaye ndagira ngo mbwire, haleluya, iyo iguhamagaye, iyo igeze iguhamagaye, byanze bikunze hari ibimenyetso bizagendana n'uwo yahamagaye, hari amasomo izigisha uwo yageze yahamagaye, hari n'ubuzima buzaranga uwo yageze. Baroko mumbabarire mbabaze iki kibazo, hari ibintu muri iyi minsi ndi kwiga ngo birancaho, ugasanga umuntu wese aravuga ngo njyewe navuganye n'Imana, nanjye Imana yavuganye nanjye Imana yavuganye nanjye kuri iki, ariko ugasanga imibereho yacu itandukanye n'amagambo tuvuga ko twavuganye n'iki n'Imana. Imana yavuganye na Aburahamu ibintu birahinduka, Imana yavuganye na Yakobo ibintu birahinduka, Imana yavuganye na Nowa ibintu birahinduka, Imana yavuganye na Dawidi ibintu birahinduka, Imana yavuganye n'abatubanjirije n'abahanuzi ibintu birahinduka. Ariko uyu munsi tuvugana natwe ugasanga umuntu amaze imyaka 30 avuga ko Imana yagize gute yavuganye nawe, ariko nta gihinduka. Ako kantu gatekereza umuntu Imana yavuganye nawe hashize imyaka 30 yatangiye kumera imvi, ariko nta kigize, nta gihinduka. Bitekereza mu byumva, Imana yavuganye nanjye, yavuze ko izagenda, yavuze ko ubuhanuzi bwinshi mufite, ubuhanuzi bwinshi mufite ni ubwo kugirirwa neza. Imana yavuganye nawe, ariko se kubera iki nta gihinduka? Uzi impamvu? Ni uko ibyo yakubwiye utigeze ubihuza n'ijambo ry'Imana, kuko ibyo yakubwiye ubihuza n'ijambo ry'Imana, ndagira ngo mubwire ngo ibyo bintu biba byarakunze. Haleluya, haleluya, haleluya. Yakubwiye ko uzaguha urugo rwiza, ntiwabihuza n'ijambo ry'Imana. Yakubwiye ko uzaguha urugo rwiza, nyine ntiwabihuza n'ijambo ry'Imana. Baragutereta ukavuga ngo ngewe yambwiye ko izaguha urugo rwiza. Yakubwiye ko izaguha amafaranga, none wanze kudepoza, azamanuka mu ijuru. Uzagenda usinziriye mu nzira nurangiza uyatoragura, cyangwa uzabyuka mu gitondo usange indege yaneye ku muryango. Imana yaravuze ngo navuze ko nzabaha ibi ngibi, ariko nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Haleluya. Reka mbabwize ukuri bene da, nudasobanukirwa ijambo ry'Imana ngo urihuze n'ubuzima urimo, yaravuze ngo izaguha uburinzi, izajya ikurinda, ariko si iryo jambo rivuga uburinzi. Niba utabizi uzarindwa. Dawidi yaravuze ngo nabikiye ijambo mu mutima wanjye kugira ngo ntagira gute ntagucumuraho. Haleluya. None Imana yakubwiye uburinzi, barakurwanije cyangwa bageze gute ubuze ijambo rikurengera. Ndagira ngo mbabwire ngo
butayu. Icyatumye aba successful, icyatumye atsinda ni uko yaravugaga ngo handitswe gutya, kandi icyo avuze agahita agishyira mu ngiro. Amen. Umuhamagaro rero, iyo dusomye Matayo ibice 4, Matayo ibice 4, murongo wa 18 haravuga ngo, Matayo ibice 4 umurongo wa 18, agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja, kuko bari iki? Aka kantu kiteho, bari iki? Barabarobye. Arababwira ati nimumurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura zabo bagira bate? Baramukurikira. Haleluya. Aba ni abagabo babiri, arabahamagara arababwira ngo mugire gute? Munkurikire. Barangije ngo basiga inshundura zabo. Reka nibande kuri Petero cyane. Iyi Imana iguhamagaye, iguhamagare gukora ikintu runaka, ndagira ngo nubwire ngo mbere yo kugukoresha cyaki irabanza ikagutraininga, irabanza ikagutoza. Aho mwabere mwigeze mubona umusirikare bambika uniforme batamukoresheje kose? Mwigeze mubona umusirikare bayimbunda batamukoresheje kose? Wibwita Imana niba ishaka umukozi ntabwo ibanza kugutoza. Abantu muri kwikose, haleluya. Abantu muri kwikose, haleluya. Suko bakwanga uri kwikose ry'Imana. Suko umuryango wakuretse uri kwikose ry'Imana. Suko diploma yawe itahaga agaciro uri kwikose ry'iki? Imihamagaro kugira ngo uyigeremo Imana ibanza kugutoza. Tubona ukuntu yatoranyije Petero. Petero yari umurobyi, ariko yagombaga kubanza kwiga amasomo. Aya masomo yagombaga kwiga n'ayandi. Ubundi Imana iyo igiye kukwigisha ikwigishiriza uzi neza, kugira ngo ibanze kwemeza ko n'ibyo uzi utari ubizi. Haleluya. Hari abantu Imana yigishiriza ku muryango, ikabanza ikakwigisha umuryango, ukabavuga uyu muryango ni mwiza mwiza, barambaye barafasha bagira bati, ariko reka ngo iyi Imana yakwigishirije mu muryango usaba minerivare bakagwigicira ikijana, usaba usaba kwambikwa, bakagenda bagasaka imyenda yashaje bakabago genda udodesha iyi ngiki. Iyi Imana yakwigishirije mu muryango, uhamagaranye kwa mubwira ati mama ati suzongera kunyita gutyo. Petero nta handi Yesu yari kumwigishiriza uretse mu kintu bita uburobyi. Umunsi umwe Petero yagiye kuroba, ariko bakesha ijoro, ari ntacyo agize gute, ari ntacyo afashe. Yesu araza mu museke aho bari bari, arababwira ngo Petero mumeze gute? Ese mwafashe? Barabwira ngo twaraye ijoro ryose, ariko twarinze tugera mu gitondo ntacyo tugize gute, ntacyo dufashe. Ndagira ngo umenye agaciro ka Yesu wavuganaga n'abo ngabo, umenye agaciro ka Yesu wari ubahamagaye, umenye agaciro ka Yesu wari ushatse kubagira abakozi. Yesu arangije aramubwira ngo Petero we, nari nzi ko uri umuhanga mu kuroba, nari nubwo muri ku ngombe, mpereza urushundura mwereke. Jugunya urushundura. Jugunya iki? Urushundura. Petero ati ku ngombe. Ati Yesu reka tukubwire, umenye utabizi wari wibereye mu ijuru, wari wibereye mu ijuru. Twe twakuriye ahangaha, papa ni umurobyi, igihe cyo kujya ku ishuri twebwe twese tugira gute kuroba, nta mafi ari muri iyi nyanja. Yesu
yavuze reka ngera gute nza kurushyiramo, arangije arushyiramo ngo bagiye kubona batangiye gukurura bumva amafi yabaye menshi. Amafi yabaye angahe? Menshi. Arangije kuba menshi ngo barabanza, muri Imana itabaye umuntu atarahaga neza abanza kugira ubusambo, abanza kugira barabajije baradaha bashyira mu ntuza bw'ubwato, ngo ubwato bumaze kuzura babona guhamagara abandi, babahamagara barabwira ngo reka natwe twageze gute, twafashe byinshi. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka babwize Petero akiva mu bwato hahandi areba Yesu aramwitegereza, arangije umutima atangira gutsindwa. Hari igihe umuntu yibwira ko afite ibisubizo byose mu mutima, ariko yabona imbaraga zirenze agatangira gutsindwa mu mutima, agatangira gutsindwa mu mutima. Aragira ngo umwami wanjye vaho ndi kuko ndi iki? Yesu aravuga ngo ntabwo uri umunyabyaha, ahubwo nayo ndi kugutoza kugira ngo nzagukoreshe ejo bundi hazaza. Haleluya. Reka mbabwire ikintu gitangaje. Inyanja Petero yarayemo ntiyigeze ihinduka, ubwato Petero yari afite ntibwigeze Yesu abuhindura, intuza icundura Petero yari afite Yesu ntabwo yigeze agira gute azihindura. Mu nyanja imwe incundura zimwe, ubwato bumwe, ku muntu byanze, kuri Yesu birashoboka. Muri Famiye byanze, kuri Yesu birakunda. Mu bantu byanze, ariko ku Mana birashoboka. Komera Yesu amashyi menshi. Iryo ni isomo ry'iki? Ry'umuhamagaro. Iryo ni isomo ryo mu muhamagaro. Reka mbabwize ikindi gihe, ikintu gitangaje iyo dusomye muri Matayo. Haleluya, haleluya. Iyo dusomye muri Luka ibice 5 umurongo wa 4, Yesu yongeye kwigisha Petero isomo rikomeye cyane. Yesu yongeye kwigisha Petero isomo rikomeye. Bagiye bari ahangaha bari kuvuga ubutumwa, ajya kubona abantu baraje. Harimo abafarisayo, harimo abasadukayo, harimo abakoresha b'ikoro. Baje kwishyuza Yesu iki? Umusoro. Haleluya. Baza kwishyuza Yesu iki? Umusoro. Barangije kumwishyuza, wumva ukuntu Imana yigisha. Petero aravuga ngo Yesu uzi ko baje kutwishyuza umusoro? Uzi ko baje kutwishyuza iki? Petero, Yesu agira gutya yitegereza Petero, aramwitegereza, aravuga ngo cyagiye natumye amafi abaho atari kuba, umenye isomo utarigeze ugira gute. Uryo yamubajije ikibazo gikomeye, aramubaza ngo ese Petero we ukeka ko batwara n'abana b'abami aribo baka imisoro, cyangwa bayaka rubanda rwo hasi? Ushize mu bunyurabwenge, abatwara bo hejuru, abana b'abatware nibo baka imisoro, cyangwa rubanda rwo hasi? Nabahe? Aha Yesu yaravuze ikintu gikomeye, ntega amatwi mwumve. Yaravuze ngo baje kutwishyuza kuko babona ko turi rubanda rwo hasi. Baje kutwishyuza imisoro kubera ko babona ko turi abo hasi. Ariko Petero hari ikintu utari wasobanukirwa, ntabwo uzi uwo muri kumwe arenza abami, kuko niyo waremye abami, arenza abo bakomeye. Ntabwo wari wabo. Baje kutwishyuza ariko ntibaza batugize. Haleluya. Baje kutwishyuza ariko ntibazi abo turibo. Arangije aravuga ngo ariko manuka ku nyanja. Manuka he? Ku nyanja. Ugenda uraroba amafagati abiri, iya mbere n'uyisatura urakuramo. Bari kubishyuza ibihumbi 200.
arega tatara barifusha Petero ntabwo yari yarigeze aroba ifi mu buzima bwe ngo ayikuremo amafaranga. Petero ntabwo yari yarigeze aroba ifi ngo akuremo amadolari. Kandi yari umuhanga mu kugira gute mu kuroba. Ariko Yesu yari agiye kumwigisha isomo rivuga ngo ni njyewe byose ubitege. Zamura Yesu icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Imana ikagutsindishiriza aho ari gutsindwa. Imana ikaguha intsinzi.